Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 8. Umugore wafashwe asambana. Yesu agiye ku musozi wa Elayono, azinduka mu museke yongera kujya mu rusengero. Abantu bose baza ahari aricara arabigisha. Abanditsi n'abafarisayo bamuzanira umugore bafashe asambana, bamuta hagati. Bamubwira bati, "Mwigisha, uyu mugore bamufashe asambana, kandi Mose amategeko yadutegetse kwicisha amabuye abakoze batyo. None wowe uravuga ngo iki?" Ibyo babivugiye kumugerageza ngo babone uburyo bamurega. Ariko Yesu arunama yandikisha urutoki hasi. Bakomeje kumubaza, arunamuka arababwira ati, "Buri mwe udafite icyaha aba ari we ubanza kumutera ibuye." Yongera kunama yandika hasi. Nabo ngo babibone batyo ibyaha byabo birabarega. Basohoka urusorongo uhereye ku basaza kugeza ku uheruka. Hasigara Yesu wenyine na wa mugore wari uhagaze hagati. Yesu arunamuka aramubaza ati, "Wa mugore we, ba bandi bakuregaga barihe? Ntawe uguciriyeho iteka?" Ati, "Ntawe databuja." Yesu aramubwira ati, "Nanjye singuciraho iteka. Genda, ntukongere gukora icyaha." Yesu ni umucyo w'isi. Yesu yongera kubabwira ati, "Ni njye mucyo w'isi. Unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato, ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo." Abafarisayo baramubwira bati, "Cyoye, ko wihamya n'ibyo wihamije si iby'ukuri." Yesu arabasubiza ati, "Nubwo nihamya, ibyo nihamya ni iby'ukuri, kuko nzi aho naturutse n'aho njya. Ariko mwebweho ntimuzi aho naturutse cyangwa aho njya. Muca urubanza nk'abantu, ariko jyeweho nta n'umwe ncira urubanza. Ariko naho naca urubanza, urwo naca ruba ari urw'ukuri, kuko ntari jyenyine, ahubwo ndi kumwe na Data wanyu. Kandi no mu mategeko yanyu handitswe ngo ibyo abantu babiri bahamya ni iby'ukuri. Ndihamya ubwanjye, na Data wantumye nawe arampamya." Bamubaza bati, "So ari hehe?" Yesu arabasubiza ati, "Ntimunzi kandi na Data ntimumuzi. Iyo mumenya na Data muba mumuzi." Ayo magambo yababwiriye mu ruturiro ubwo yigishirizaga mu rusengero. Nyamara ntihagire umufata kuko igihe cye cyari kitarasohora. Ahanurira abantu ko bazapfana ibyaha. Nuko yongera kubabwira ati, "Ndagenda kandi muzanshaka, nyamara muzapfana ibyaha byanyu. Aho njya ntimubasha kujyayo." Abayuda barabazanya bati, "Mbese aziyahura? Kuko avuze ati, aho njya ntimubasha kujyayo." Arababwira ati, "Mwebwe mukomoka hasi, jyewe nkomoka hejuru. Mwebwe muri ab'isi, ariko jyewe sindi uw'isi. Nicyo gitumye mbabwira yuko muzapfana ibyaha byanyu, kuko nimutizera ko ndi we, muzapfana ibyaha byanyu." Baramubaza bati, "Uri nde?" Yesu arabasubiza ati, "Ndi uwo nababwiye bwa mbere. Mfite byinshi byo kubavugaho mbacira urubanza, ariko uwantumye ni ukuri, nanjye ibyo namwumva nibyo mbwira abari mu isi." Ariko bo ntibamenya yuko ababwiye Se. Nuko Yesu arababwira ati, "Ubwo muzamanika Umwana w'umuntu, nibwo bazamenya ko ndi we, kandi ko ari ntacyo nkora ku bwanjye, ahubwo yuko uko Data yanyigishije ariko mvuga. Kandi uwantumye turi kumwe. Ntiyansize jyenyine, kuko nkora ibyo ashima." Avuze atyo abantu benshi baramwizera. Abana ba Aburahamu nyakuri. Nuko Yesu abwira Abayuda bamwemeye ati, "Nimuguma mu ijambo ryanjye, muzaba abigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzababatura." Baramusubiza bati, "Ko turi urubyaro rwa Aburahamu, akaba ari ntabwo twigeze na hato kuba imbata z'umuntu wese, none uvugiye iki ngo tuzabatura?" Yesu arabasubiza ati, "Ni ukuri ndababwira yuko umuntu wese ukora ibyaha ari imbata y'ibyaha. Imbata ntiba mu rugo iteka, ahubwo mwene nyirarwo niwe urugumamo iteka. Nuko umwana nababatura, muzaba mubatura by'ukuri. Nzi yuko muri abuzukuruza ba Aburahamu, ariko murashaka kunyica kuko ijambo ryanjye ridafite umwanya muri mwe. Jyeho ibyo nabonanye Data nibyo mvuga,
kandi namwe ni uko. Ibyo mwumvanye so nibyo mukora. Baramusubiza bati, Aburahamu niwe data. Yesu arababwira ati, iyo muba abana ba Aburahamu koko, muba mukora nk'uko Aburahamu yakoraga. Ariko none dore murashaka kunyica kandi ndi umuntu ubabwiye iby'ukuri. Ibyo numvise ku Mana, nyamara Aburahamu we ntiyagize atyo. Ibyo mukora ni nk'ibya so. Baramubwira bati, ntituri ibibyarwa, ahubwo dufite data umwe, ari we Mana. Yesu arababwira ati, iyaba Imana yari so, muba munkunze, kuko naje nkomotse ku Mana. Sinaje ku bwanjye, ahubwo niyo yantumye. Ni iki gituma mutamenya imvugo yanjye? Ni uko mutabasha kumva ijambo ryanjye. Mukomoka kuri so Satani, kandi ibyo so ararikira nibyo namwe mushaka gukora. Uwo yahereye kera kose ari umwicanyi, kandi ntiyahagaze mu by'ukuri kuko ukuri kutari muri we. Navuga ibinyoma, aravuga ibye ubwe kuko ari umunyabinyoma, kandi ni se w'ibinyoma. Ariko jyewe, uko mbabwira iby'ukuri, ntimunyizera. Ninde muri mwe unshinja icyaha? Ko mvuga ukuri, ni iki gituma mutanyizera? Uw'Imana yumva amagambo y'Imana. Mwebwe igituma mutumva ni uko mutari ab'Imana. Uw'Imana yumva amagambo y'Imana. Mwebwe igituma mutumva ni uko mutari ab'Imana. Abayuda baramusubiza ati, ntitwavuze neza yuko uri Umusamariya kandi ko ufite dayimoni? Yesu arabasubiza ati, simfite dayimoni, ahubwo nubaha Data, ariko mwe muransuzugura. Icyakora njye sinishakira icyubahiro, nyamara hariho ugishaka kandi niwe uca imanza. Ni ukuri ndababwira yuko umuntu niyumva ijambo ryanjye atazapfa iteka ryose. Abayuda baramusubiza bati, noneho tumenye ko ufite dayimoni. Aburahamu yarapfuye n'abahanuzi ni uko, nawe uravuga ngo umuntu niyumvira ijambo ryawe ntazapfa iteka ryose? Mbese uruta sogokuruza Aburahamu wapfuye n'abahanuzi bapfuye, wibwira kuri nde? Yesu arabasubiza ati, niba niha icyubahiro, iki cyubahiro ni icy'ubusa. Umpa icyubahiro ni Data, uwo muvuga ngo ni Imana yanyu. Nyamara ntimumuzi, ariko njye ndamuzi, kandi navuga yuko ntamuzi naba ndi umunyabinyoma nkamwe. Ariko ndamuzi kandi nitondera ijambo rye. Aburahamu sekuruza wanyu yifujije cyane kureba umunsi wanjye, kandi awubonye aranezerwa. Abayuda baramubwira bati, ko utaramara imyaka 50, Aburahamu wamubonye ute? Yesu arababwira ati, ni ukuri ndababwira yuko Aburahamu ataravuka ndiho. Nuko batura amabuye yo kumutera, ariko Yesu arihisha asohoka mu rusengero.